wo gushima Imana. Ndahamya nashidikanya igisubizo cyabo cyabaye yego. Nta wundi wabikoze ni Uwiteka Imana yacu yabwe icyubahiro. Hari ibyo Imana yadukoreye, hari ibyo iri gukora, hari ibyo izakora. Ibyo byose tubihaye Imana, ngaho ibayigejeje ikomerezeho. Muri amasaha indirimbo zigiye gucaho, ndatekereza ko uwo ari we wese ahantu ari nk'uko tubisomye muri Yakobo igice cyaho cya 5, unezerwe aho kuvuga amena uvuga amena. Inuma y'u Rwanda ngo yatumye kuyi Burundi ngo ha se wumva se ko mwagasomye ngo ha uguha. Ako kanyamakuru rero kajya kamfasha rimwe na rimwe nubwo abakristo tukwiye guhereza bose, ariko aka kanya ndaha nanjye umuntu urukuma. Ikintu nyeneye ni iki? Nuko muratanga amena, sibyo? Mwarangiza gutanga amena nanjye nkabongeza indirimbo. Haleluya. Imana dusenga irashoboye, kandi tukomeze gusengera mu mutima ngo hatagira kirogoya ibyivangamo. Aha rero dufite umugisha wo kubana n'amakorari nk'uko yavuze, ariko tukagira undi mugisha wo kubana n'undi muntu ntari kubona neza ariko mpamya neza ko harimo. Aha ngaha nk'uko nababwiye nti abantu bazi Yotamu ntirenganya bazamura ikiganza. Yotamu izi mbaga zose bamanyemo abantu bake bakwishimiye, kandi harimo bake bakoze. Ndagira ngo ufate umwanya muto bumve ko ari kuri rya jwi ryawe ryo kuri mikoro, kuri ya mikoro ya mbere cyangwa iya gatatu ujya kunda kwicaraho usuhuza aba bantu. Ndagomba kuri mikoro ya mbere, iya kabiri niyo Celestin agomba kuba ariho kuko narahamutanze. Isabato nziza, umunsi w'umunezero. Nezejwe no kuba hano aho narinzi ni Nyamirama ya hariya hirya, hano twasanze umuntu wagenderaga ku kagare. Icyo gihe yarakajugunye, bambwiye ngo yarakajugunye na bugingo n'ubu. Mujya musoma muri Bibiliya ngo biracyahari na bugingo n'ubu. Imana ishimwe rero, murakoze cyane. Reka mumfashe twakire Yotamu, turamwakire mu izina rya Yesu Kristo. Imana duhana umugisha, amen. Yotamu rero n'uyu nguyu tumwumva mwumva turi kuvugana kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Reka tunezezwe no kuyu munsi twasuwe na radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Be ntabwo ari Yotamu mu izina ry'ahubwo ni radio Ijwi ry'Ibyiringiro dusuye kugira ngo twifatanye mu birori byiza twagize uyu munsi. N'abandi bashyitsi rero tutarondoye amazina turabakiye mu izina rya Yesu. Imana duhana umugisha, murakoze.
kuko yatuneshereje umwanzi Satani. Tumushimira kuko yatuneshereje umwanzi Satani. Ibyishimo bizapfa kwitamagambo adatewuyenyeri tubwigesanze tumushimira kuko yatuneshereje umwanzi Satani. 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 Tuzabana, tuziraherezo.
n'intsinzi tumaze gutsinda ushobora byose azatugira imbere azatuzamura mu cyubahiro cye aho tuzabana ubuziraherezo. bagenzi umwami wacu Yesu adukunda buri wese utuye iyi si yakiza ku buntu icyo dusabwa ni kimwe gusa ni ukwizera amaraso ya Yesu nicyo gitambo cya buri wese. Haleluya turanesheje tubinda nshuti tujya imbere dore umwami araje gitambo cye kizima cyaducunguye rimwe gusa. Nizere kandi komera kuko twaherewe ubuntu amaraso y'umukiza muyizera azarama iteka. Tubinda nshuti tugende dore umwami araje gitambo cye kizima cyaducunguye rimwe gusa. Nizere kandi komera kuko twaherewe ubuntu amaraso y'umukiza muyizera azarama iteka. ibigoye ni byinshi bidusha intege za buri munsi ariko cyo kumera shikama Yesu nazabizakurwaho tuzahoramo ibyishimo byinshi umunezero na kubabara maze dushinjagire gitore turi kumwe n'umucunguzi. Tubinda nshuti tugende dore umwami araje gitambo cye kizima cyaducunguye rimwe gusa. Kandi komera kuko twaherewe ubuntu amaraso y'umukiza muyizera azarama iteka. Tubinda nshuti tugende dore umwami araje gitambo cye kizima cyaducunguye rimwe gusa. Nizere kandi komera kuko twaherewe ubuntu amaraso y'umukiza muyizera azarama iteka. Tubamenyeshe ibyawe byiza bagire vuba twitahire tubamenyeshe itoragata ku musaraba wadukirizwa bamenye yuko Yesu umukiza ari uduhuza n'ijuru. Tubinda nshuti tugende dore umwami araje gitambo cye kizima cyaducunguye rimwe gusa. Nizere kandi komera kuko twaherewe ubuntu amaraso y'umukiza muyizera azarama iteka. Tubinda nshuti tugende dore umwami araje gitambo cye kizima cyaducunguye rimwe gusa. Nizere kandi komera kuko twaherewe ubuntu amaraso y'umukiza muyizera azarama iteka. Tubinda nshuti tugende dore umwami araje gitambo cye kizima cyaducunguye rimwe gusa. Nizere kandi komera kuko twaherewe ubuntu amaraso y'umukiza muyizera azarama iteka. Yerusalemu nziza cyane itatswe izahabu nziza nk'umugeni ujya gushyingirwa. Abera bose batsinze niho bazaruhukira baruhuka imirimo n'imihati byose byo muri iyi si. Ndareba ururembo rwiza Yerusalemu nziza cyane itatswe izahabu nziza nk'umugeni ujya gushyingirwa. Abera bose batsinze niho bazaruhukira baruhuka imirimo n'imihati byose byo muri iyi si. Tugeze mu ijuru biza baragahebuza
tubonye Eliya na Mose n'izindi ntwari zatsinze isi bizaba ari umunezero utigeze kubaho mu isi turirimbe tubyina intsinzi yuko dutsinze Satani tugeze mu ijuru bizaba ari agahebuzo abagenzi tubonye Eliya na Mose n'izindi ntwari zatsinze isi bizaba ari umunezero utigeze kubaho mu isi turirimbe tubyina intsinzi yuko dutsinze Satani tugeze mu murwa wera Yesu yarimbishije nzahindukira ndebe mu maso y'inshuti zo nabuze tuzahoberana maze dushirane urukumbuzi Yesu akenyera ibishora byera maze atugaburire tugeze mu murwa wera Yesu yarimbishije nzahindukira ndebe mu maso y'inshuti zo nabuze tuzahoberana maze dushirane urukumbuzi Yesu akenyera ibishura byera maze atugaburire tugezeyo mu ijuru bizaba ari agahebuzo abagenzi tubonye Eliya na Mose n'izindi ntwari zatsinze isi bizaba umunezero utigeze kubaho mu isi turirimbe tubyina intsinzi yuko dutsinze Satani tugeze mu ijuru bizaba ari agahebuzo abagenzi tubonye Eliya na Mose n'izindi ntwari zatsinze isi bizaba ari umunezero utigeze kubaho mu isi turirimbe tubyina intsinzi yuko dutsinze Satani ararika buri wese uri hano kwitegura tukamesa ibishura byacu mu maso y'umukiza ubwo Yesu agiye guhamagara amazina y'abatsinze tuzitabe karame tutimbazwa umukiza wacu ndararika buri wese uri hano kwitegura tukamesa ibishura byacu mu maraso y'umukiza ubwo Yesu agiye guhamagara amazina y'abatsinze tuzitabe karame tutimbazwa umukiza wacu tugeze mu ijuru bizaba ari agahebuzo abagenzi tubonye Eliya na Mose n'izindi ntwari zatsinze isi bizaba ari umunezero utigeze kubaho mu isi turirimbe tubyina intsinzi yuko dutsinze Satani tugeze mu ijuru bizaba ari agahebuzo abagenzi tubonye Eliya na Mose n'izindi ntwari zatsinze isi bizaba ari umunezero utigeze kubaho mu isi turirimbe tubyina intsinzi yuko dutsinze Satani tubonye Eliya na Mose n'izindi ntwari zatsinze isi bizaba ari umunezero utigeze kubaho mu isi turirimbe tubyina intsinzi yuko dutsinze Satani mu masezerano twasezeraniwe n'umukiza Yesu ibihe bigenda bisimburana ibyiza cyangwa se ibibi ariko rwose tukababara nshuti twakagize ibyiringiro abenshi bavuye mu masezerano twasezeraniwe n'umukiza Yesu nzajya nkuzamura mu masengesho yanjye nawe uruhare rwawe si urw'ubusa ku mwami tuzatambagizwa Yerusalemu nziza nzajya nkuzamura mu masengesho yanjye nawe uruhare rwawe si urw'ubusa ku mwami tuzatambagizwa Yerusalemu nziza ibihe byaraje bitugeraho bigashegesha imitima ya benshi ariko rwose ntitukababare Yesu yatsinze urupfu giteka nshuti bene data tumwitegure tuzagerageza twateguriwe ibihe byaraje bitugeraho bigashegesha imitima ya benshi ariko rwose ntitukababare Yesu yatsinze urupfu giteka nshuti mwene data tumwitegure tuzagera heza twateguriwe nzajya nkuzamura mu masengesho yanjye nawe uruhare rwawe si urw'ubusa ku mwami tuzatambagizwa Yerusalemu nziza nzajya nkuzamura mu masengesho yanjye nawe uruhare rwawe si urw'ubusa ku
k'umwami tuzatambagizwa Yerusalemu nziza. Imana ihoraho turagusaba ubwenge buturuka iwawe, wavuze yuko uzabana natwe nubwo twababara, dukomere dushikame nshuti bene data, tumwitegure tuzabyina intsinzi mu bwami bw'ijuru. Imana ihoraho turagusaba ubwenge buturuka iwawe, wavuze yuko uzabana natwe nubwo twababaza, dukomere dushikame nshuti bene data, tumwitegure tuzabyina intsinzi mu bwami bw'ijuru. Nzajya muzamura mu masengesho yanjye, nawe uruhare rwawe surubusa ku mwami tuzatambagizwa Yerusalemu nziza. Nzajya muzamura mu masengesho yanjye, nawe uruhare rwawe surubusa ku mwami tuzatambagizwa Yerusalemu nziza, tuzatambagizwa Yerusalemu nziza, tuzatambagizwa Yerusalemu nziza, tuzatambagizwa Yerusalemu nziza. Yesu twababwiraga yuko azaza akatujyana yahomije, ko yagiye kudutegurira tuzaba iwe. Yesu twababwiraga yuko azaza akatujyana yahomije, ko yagiye kudutegurira tuzaba. Bene data, iyi kovide iratuvutsa abacu, tukarira bikomeye maze tugashoberwa, tubura inshuti abavandimwe maze tukababara. Igihe kiri bugufi tukababuriwe. Yesu twababwiraga yuko azaza akatujyana yahambije, ko yagiye kudutegurira tuzaba iwe. Yesu twababwiraga yuko azaza akatujyana yahambije,
Imana ibavugisha. Amen. Wabavugisha mu gihe gitoya. Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana ni nziza niyo kamere yayo. Reka kandi Imana ibe nziza koko. Ntabwo wabona iri teraniro ry'abana b'Imana ry'abashyitsi bakunda abadventiste baturutse hirya no hino, ry'amakorari meza yambaye neza. Ibi hari icyo byerekana, bidukumbuza aho tuzaba duteraniye hamwe mu bwami bwo mu ijuru. Imana yacu ihabwe icyubahiro n'amahoro. Ariko tunejejwe no kubana namwe muri iri teraniro ryiza, tunejejwe no gusangira ibyiza biduteguza kujya mu bwami bwo mu ijuru. Bana b'Imana, ibihe byiza nk'ibi biba bikenewe. Reka kandi dushimire iyo Mana kuko mu bihe byashize guterana nk'uku bitari biriho, ariko Imana ibonye ko igihe gikwiriye kigeze gisohoye, itangira kugenda yemera ko abana b'Imana baterana nk'uku kugira ngo basangire ibyiza byayo. Iyo Mana rero tayishima. Mbese yabande, mbese yava he? Mumfashe twese dushima Imana yacu. Aleluya, 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 amen. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndanabanezerewe kandi iki gitaramo cyiza, abamarayika bari kumwe natwe bo mu ijuru. Reka dukomeze gusangira ibyiza Imana yaduteguriye. Imigisha y'Imana ikomeze kubana namwe mu izina rya Yesu.
gushikama ku rugamba ruheruka amateka y'isi yacu. Barahirwa abazanesha bazaririmba indirimbo ya Mose. Ntamushoboze uzaba mu batsinze, nzamuhimbaza kuko nkuye mu isi. Barahirwa abazanesha bazaririmba indirimbo ya Mose. Ntamushoboze uzaba mu batsinze, nzamuhimbaza kuko nkuye mu isi. Ibyorezo twagiye tubyumva kenshi, ariko iyi minsi byo biteye ubwoba. Tutabibona ngo biteye impungenge, ubuhungiro buri kumara gusa. Barahirwa abazanesha bazaririmba indirimbo ya Mose. Ntamushoboze uzaba mu batsinze, nzamuhimbaza kuko nkuye mu isi. Barahirwa abazanesha bazaririmba indirimbo ya Mose. Ntamushoboze uzaba mu batsinze, nzamuhimbaza kuko nkuye mu isi. Byarahanuwe ko ikibazo va mu byizerwa, bakareka ukuri ko mu ijambo ry'Imana. Nari intwarane intwari zirarushye, kumwaka urugamba komeza icyo gituta kinyagwa. Barahirwa abazanesha bazaririmba indirimbo ya Mose. Ntamushoboze uzaba mu batsinze, nzamuhimbaza kuko nkuye mu isi. Barahirwa abazanesha bazaririmba indirimbo ya Mose. Ntamushoboze uzaba mu batsinze, nzamuhimbaza kuko nkuye mu isi. Barahirwa abazanesha bazaririmba indirimbo ya Mose. Ntamushoboze uzaba mu batsinze, nzamuhimbaza kuko nkuye mu isi. Ntamushoboze uzaba mu batsinze, nzamuhimbaza kuko nkuye mu isi. Ntamushoboze uzaba mu batsinze, nzamuhimbaza kuko nkuye mu isi. Turinde gutaha uko twaje, dore inzu yawe tubona amahoro, kandi dushaka bibe kuko ushaka. Tuyabone mu nzira itunganye, nawe itegera amatwi gusenga kwacu, usubize amasengesho yacu. Turabona
yacu twumvire turakuramya inzu yawe tubona amahoro kandi ibyo ushaka bibe nk'uko ushaka tuyobore mu nzira itunganye ntabitegera amatwi gusenga kwacu usubize amasengesho yacu turakwinginze muyobozi mwiza dutuje mu mitima imbere yawe hira ibyifuzo byacu twumvire turakuramya kenshi yabawe duteraniye hamwe twishimire ibyo wadukoreye umwanzi n'ingabo ze ntibishima bifuza kurogoya ibyo ushaka ubwo twishyize mu biganza bikiza utugotere mu mbabazi zawe utuzi twese nibyo dukeneye twese witaba utugira abawe ntabitegera amatwi gusenga kwacu usubize amasengesho yacu turakwinginze muyobozi mwiza dutuje mu mitima imbere yawe hira ibyifuzo byacu twumvire turakuramya imbere yawe haruta ahandi hose aho niho hahora amahoro twese abawe uko tugusenga twifuza kuzahabana iteka ntabitegera amatwi gusenga kwacu usubize amasengesho yacu turakwinginze muyobozi mwiza dutuje mu mitima imbere yawe hira ibyifuzo byacu twumvire turakuramya hira ibyifuzo byacu twumvire turakuramya hira
umukuru w'ibihe byose ntacyo nzatinya ndi mu maboko y'umwami ujyaga isi n'ijuru mbega ibyishimo ajya anyuzuza numva nkomeye mu mutima ntacyo nzatinya ndi mu maboko y'umwami ujyaga isi n'ijuru mbega ibyishimo ajya anyuzuza numva nkomeye mu mutima dore impamvu ntagira ubwoba nuko data ashoboye byose ashobora kugenga ibihe ndetse agahindura amateka imbaraga ze zibeshaho isi zikanyeganyeza umubisha icyo bituma nagira ubwoba kuko uwiteka arashoboye ntacyo nzatinya ndi mu maboko y'umwami ujyaga isi n'ijuru mbega ibyishimo ajya anyuzuza numva nkomeye mu mutima ntacyo nzatinya ndi mu maboko y'umwami ujyaga isi n'ijuru mbega ibyishimo ajya anyuzuza numva nkomeye mu mutima ntacyo nzatinya ndi mu maboko y'umwami ujyaga isi n'ijuru mbega ibyishimo ajya anyuzuza numva nkomeye mu mutima utagira amazi yesu gendana komera nshuti ugiye kugerayo none iwacu ni hariya saba twishimye nakubabara kuko tuzaba twanesheje tubwirana amagambo y'ihumure yuko vuba yesu agiye kugaruka bazabizeye tugatabarwa tubwirana amagambo y'ihumure yuko vuba yesu agiye kugaruka bazabizeye tugatabarwa utagira amazi yesu gendana komera nshuti ugiye kugerayo none iwacu ni hariya saba twishimye nakubabara kuko tuzaba twane
agiye kugaruka maze abizeye tugatabarwa. Tugaruka imibabaro yo muri iyi si, tutazongera kwibuka icyaha umwanzi Satani aduteza. Dore ibimenyetso birabihamya yuko kuza kwa Yesu kwegereje. None se mugenzi ufite imyiteguro ki mu mutima? Ntibitinze araje, Yesu twategereje igihe kinini, kandi niwe mutware turarambiwe. Amaherezo y'isi si meza, dukumbuye gutaha. Tebuka ngw'inuzu twimure, ntibitinze araje, Yesu twategereje igihe kinini, kandi niwe mutware turarambiwe. Amaherezo y'isi si meza, dukumbuye gutaha. Tebuka ngw'inuzu twimure. Imibabaro, amakuba n'ibigeragezo byo mu isi bizashira, bizarangira. Komeza icyo ufite utakinyagwa, reka kwigunga ngo ugume mu byaha, kandi Yesu wabinesheje ahari. Betera umugongo tugiye gutabaruka, itahiye tuzishima bitavuba, bituba turokotse isi. Intambara bahuye nazo tukambuka umworero ukabije, kuko imbaraga zacu bagiti, ahubwo n'umusaraba utangaje. Ashimwe Yesu we waturokoye imibabaro y'iteka. Ntibitinze araje, Yesu twategereje igihe kinini, kandi niwe mutware turarambiwe. Amaherezo y'isi si meza, dukumbuye gutaha. Tebuka ngw'inuzu twimure, ntibitinze araje, Yesu twategereje igihe kinini, kandi niwe mutware turarambiwe. Amaherezo y'isi si meza, dukumbuye gutaha. Tebuka ngw'inuzu twimure, ntibitinze araje, Yesu twategereje igihe kinini, kandi niwe mutware turarambiwe. Amaherezo y'isi si meza, dukumbuye gutaha. Tebuka ngw'inuzu twimure. Amakorari yaririmbye neza, akomeje no kuririmba, murakoze. Reka uyu mwanya mwiza twongere gushima Imana yacu, kandi gahunda zatambutse mu buryo bw'ubutumwa mu ndirimbo, baririmbye mwese Imana ibaha umugisha. Turi tariki 19, isabato ni ya gatatu, isabato y'ubusonga, isabato kandi yitiriwe urubyiruko. Hakaba hari gahunda y'ivugabutumwa, ivugabutumwa rigendereye kugira ngo habatizwe abantu benshi. Akaba ari ivugabutumwa muri iyi ntara y'ivugabutumwa Kabarondo, by'umwihariko ryatangiriye mu matorero agera kuri 7. Muri 7 rero n'aha Bwiza murimo, kandi biragaragara ko iri vuna riratangira ahangaha, rigiye gutangira rifite imbaraga, kugira ngo buri wese uri ahangaha azaboneke muri rivuna, nkuko rizamara iminsi 7, kandi azararike muzararike abantu benshi
kugira ngo iri vuna rizabashe kubona umusaruro. Nkaba rero nditangije ku mugaragaro kandi mbifuriza kuzagira ibihe byiza, kandi nifuriza amakorari kugira ngo azabone imbaraga zaririmbe, maze abantu baza kumva ijambo ry'Imana, ari ijambo ry'Imana ry'umubwiriza, ari ijambo ry'Imana mu buryo bw'amakorari, hazaboneke benshi bihana, bityo nidusoza tuzashima Imana yacu. Amahoro y'Imana rero akomeze kubana namwe, mbifurije ibihe byiza, Uwiteka abahire muri byose mu izina rya Yesu. Abagenzi turi mu rugendo turerekeza iwacu mu ijuru kwa Data, igihe ni gitoya tukaba tugezeyo. Nawe ngwino nshuti yanjye, ngwino dufatanye urugendo, turi hafi kugera iwacu. Tuzaba tunejeje ibigeragezo by'isi, tuzaba mu munezero iteka ryose. Nawe ngwino nshuti yanjye, ngwino dufatanye urugendo, turi hafi kugera iwacu. Tuzaba tunesheje ibigeragezo by'isi, tuzaba mu munezero iteka ryose. Ibyishimo tuzagira nitugera iwacu, bihenda kurira, gutaka ndetse n'agahinda. Abacu twahuriye mu isi tuzahurirayo, maze duhoberane nabo tunezerewe. Nawe ngwino nshuti yanjye, ngwino dufatanye urugendo, turi hafi kugera iwacu. Tuzaba tunesheje ibigeragezo by'isi, tuzaba mu munezero iteka ryose. Nawe ngwino nshuti yanjye, ngwino dufatanye urugendo, turi hafi kugera iwacu. Tuzaba tunesheje ibigeragezo by'isi, tuzaba mu munezero iteka ryose. None se mugenzi wanjye uriteguye ko Yesu agiye gutunguka ku bicu tugataha? Wiheranwa n'isi, ngwino tugende, Umukiza araje, aje kutujyana. Nawe ngwino nshuti yanjye, ngwino dufatanye urugendo, turi hafi kugera iwacu. Tuzaba tunesheje ibigeragezo by'isi, tuzaba mu munezero iteka ryose. Nawe ngwino nshuti yanjye, ngwino dufatanye urugendo, turi hafi kugera iwacu. Tuzaba tunesheje ibigeragezo by'isi, tuzaba mu munezero iteka ryose. Nawe ngwino nshuti yanjye, ngwino dufatanye urugendo, turi hafi kugera iwacu. Tuzaba tunesheje ibigeragezo by'isi, tuzaba mu munezero iteka ryose.
tuzajya dushima duhore dushima imana mu mvugo no mu bikorwa tuzahora tuyishimira yadukoreye byinshi birenze ubwenge bwacu yadukoreye ibikomeye natwe tuyishimire tuzajya dushima duhore dushima imana mu mvugo no mu bikorwa tuzahora tuyishimira yadukoreye byinshi birenze ubwenge bwacu yadukoreye ibikomeye natwe tuyishimire umugaragu w'Imana Dawidi yaracumuye asayagurika muri byinshi bimutanya n'Imana umurimo yohereza umuhanuzi Natani amumenyesha icyaha cye cy'uko yababaza Imana maze Dawidi arihana arapfukama azamura ishimwe rye kuko yababariwe tuzajya dushima duhore dushima imana mu mvugo no mu bikorwa tuzahora tuyishimira yadukoreye byinshi birenze ubwenge bwacu yadukoreye ibikomeye natwe tuyishimire tuzajya dushima duhore dushima imana mu mvugo no mu bikorwa tuzahora tuyishimira yadukoreye byinshi birenze ubwenge bwacu yadukoreye ibikomeye natwe tuyishimire umugabo wageragejwe na Satani amumaraho ubutunzi ndetse n'abana umubiri we nawo wamubabazaga cyane umugore ati hakari Imana y'ubwire ntabwo yigeze acumura ati mu bibi no mu byiza nzajya nkora nshima Uwiteka tuzajya dushima duhore dushima imana mu mvugo no mu bikorwa tuzahora tuyishimira yadukoreye byinshi birenze ubwenge bwacu yadukoreye ibikomeye natwe tuyishimire tuzajya dushima duhore dushima imana mu mvugo no mu bikorwa tuzahora tuyishimira yadukoreye byinshi birenze ubwenge bwacu yadukoreye ibikomeye natwe tuyishimire
ujye wiga kunyurwa n'ibyo Imana iguhaye, uyihimbaze ushikamye mu masezerano yayo, nayo izakubwira iti nuko warakoze mugaragu w'izukiranuka. tuzajya dushima duhore dushima Imana, mu mvugo no mu bikorwa tuzahora tuyishimira. Yadukoreye byinshi birenze ubwenge bwacu, yadukoreye ibikomeye natwe tuyishimire. Tuzajya dushima duhore dushima Imana, mu mvugo no mu bikorwa tuzahora tuyishimira. Yadukoreye byinshi birenze ubwenge bwacu, yadukoreye ibikomeye natwe tuyishimire. Tuzajya dushima duhore dushima Imana, mu mvugo no mu bikorwa tuzahora tuyishimira. Yadukoreye byinshi birenze ubwenge bwacu, yadukoreye ibikomeye natwe tuyishimiye. Turwara ari ubukene, indwara z'ibyorezo, kubura akazi kandi warize amashuri, byacogoje benshi basubira inyuma. Kwihugiraho nabyo byabaye uburwayi, ubu umuntu wese arimo aramenya ibye. Yesu ati mukundane uko nabakunze, nibwo muzagera mu bwami bw'ijuru. Tuzikomera Imana iri kuyungurura abashikamye ndetse n'ababeshyabeshya, twe kugira ubwoba twatuyunguruza. Uwagutorani jeni nawe uyungurura, aza akayunguruzo kagukwiriye. Tuzikomera Imana iri kuyungurura abashikamye ndetse n'ababeshyabeshya, twe kugira ubwoba twatuyunguruza. Uwagutorani jeni nawe uyungurura, aza akayunguruzo kagukwiriye. Saturaga bishake n'abengereko, akayunguruzo kabashyize imbere. Babateruko bababereka umuriro, bati Imana yacu ibasha kudukiza, kandi nawe itabasha kudukiza mwami, ntitubasha gukorera Imana zawe. Benyegeza umuriro inshuro zirindwi, ariko Imana ihesha icyubahiro. Tuzikomera Imana iri kuyungurura abashikamye ndetse n'ababeshyabeshya, twe kugira ubwoba twatuyunguruza. Uwagutorani jeni nawe uyungurura, aza akayunguruzo kagukwiriye. Tuzikomera Imana iri kuyungurura abashikamye ndetse n'ababeshyabeshya, twe kugira ubwoba twatuyunguruza. Uwagutorani jeni nawe uyungurura, aza akayunguruzo kagukwiriye.
gushimira Imana nk'uko bagiye babyumva ku butumire bwacu. Turashimira Imana mu bintu byinshi nka korali ibyaremwe bishya. Turayishimira ko tumaze imyaka 6 twiswe iryo zina. Amena. Icya kabiri dushimira Imana nka korali ibyaremwe bishya, muri iyo myaka 6 nuko twasohoye DVD ndetse tukaba twitegura no gusohora indi. Mu minsi ya vuba n'ubundi tuzabahamagara muje mu gitaramo kugira ngo tubumvishe niyo DVD ya kabiri tuyibagezeho. Amena rwose. Turashimira Imana nanone yuko korali yacu nk'uko mwamaze kubivuga hari imyumvire yagiye ibavamo tugashyira hamwe bigatuma bitabira gahunda zose z'itorero, kuko hari henshi ugera ugasanga hari abaririmbyi batitabira gahunda z'itorero, ariko turashimira Imana ko byamaze gukemuka muri korali yacu. Ikindi dushimira Imana, ngira ngo nyiramaso yerekwa bike ibindi akirebera nk'uko wari umaze kubivuga. Turashimira Imana ko korali yacu iyo myumvire n'ubundi yabavuyemo bakifatanya n'itorero ndetse bakajya no mu bikorwa by'itorero, bigatuma noneho nk'uko idongozi y'itorero inabivuga ko umuririmbyi agomba kuririmba n'ubundi hari icyiciro cy'itorero arimo. Ubu twebwe korali yacu ibyaremwe bishya ibyiciro by'itorero byose tubirimo kandi n'impuzankano zabyo zose ziruzuye, buri muririmbyi wese arabyumva 100%. Ndetse ikindi dushimira Imana nuko nk'uko mubizi iki cyorezo cyaguririye isi cya Covid, hari benshi bagiye bacogora bigatuma umurimo udakomeza gukorwa nk'uko wakorwaga. Muri korali yacu Imana yaradufashije, korali irakomeza itera imbere, ndetse aho kugira ngo hagire abasubira inyuma bavamo, ahubwo twungutse muri Covid, twungutse abaririmbyi benshi. Ikindi dushimira Imana nuko turi kumwe na banyogokuru muri korali yacu, ndetse n'abasogokuru n'abakuru bacu n'abamama n'abarumuna bacu n'abashiki bacu. Muri make korali yacu iravanze n'umuryango kandi twese dushyize hamwe. Ngira ngo nibyo navuga Jado. Amena. Hari imishinga rero twagezeho nkiri umuyobozi, twagerageje kubakira umukecuru utari ufite aho kuba icumbi nk'uko twabivuze rihwanye n'agaciro, rifite agaciro k'870. Amena. Turi hano uyu munsi turi murika by'agateganyo kuko nicyo hari cyo twita reception provisoire ku bazi indimi z'igifaransa. Tuzakora icyo bita reception definitive inyubako yamaze kurangira, kubera ko umuntu twayubakiye yari afite ikibazo byatumye amasuku n'ibindi bintu bidakorwa, ariko ntabwo ari uko bidakomeje, ahubwo turacyakomeza kubinonosora kugira ngo bigende neza. Icyo nacyo ni igikorwa twagezeho. Dushimira Imana yuko twageze kuri uwo mushinga tukubakira umukecuru ahari niba ntumugoye yakwigira hano imbere agatambuka kugira ngo abantu bamubone, noneho tuze gusoza iyi gahunda. Ariko icyo numvaga kitagomba kuncika. Murakoze. Nitwa Nyiranizeyimana Beatrice. None mbere na mbere ndashimira Imana kubw'ibikorwa yankoreye, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Nuko rero ni 2017 twari dufite icumbi tubamo, nuko haza kuza inkubi y'umuyaga irayisenya, dutangira kujya mu macumbi ubwo ngubwo. Ubwo rero nkajya nsenga nsaba Imana izagira icyo dukorera, iduhe icumbi ryacu turibemo, tuzajya tuyishimiramo. Nuko Imana yarabikoze, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Nuko igihe kimwe nyine turi mu macumbi, uyu Sinayobye Pascal arahamagara mu gitondo ari kuwa mbere w'isabato ati turashaka kububakira nyine. Ndamubwira ntese muratwubakira ntacyo twaheraho dufite? Aravuga ati tuzabikora. Nuko rero ubwo rero tujya mu Umukiza bamumenye genda hose bwira bose uwo Yesu bamumenye bwira bwangu utarira dore igihe cyarangiye tuzahemba n'umukiza wadukunzi bihe byose amamaza inkuru nziza n'umukiza bamumenye genda hose bwira bose uwo Yesu bamumenye bwira bwangu utarira dore igihe cyarangiye tuzahemba n'umukiza wadukunzi bihe byose. Bamwe mu bo basenganaga bavuga ko byarangiye
batizwe biraga ngo dore igihe cyaragiye Yesu araje abavandimwe uri hano wibuke neza inshingano twasigiwe n'umukiza ngo tugende mu mahanga tubwirize ubutumwa bwiza abemeye babatizwe biraga ngo dore igihe cyaragiye Yesu araje biraga ngo dore igihe cyaragiye Yesu araje biraga ngo dore igihe cyaragiye Yesu araje biraga ngo dore igihe cyaragiye Yesu araje. Korali y'Ikibungo rero umva rero randevu ni Kanani. Imana ibahe umugisha. Ariko korali yari yambaye imyambaro y'abashefugide, niba ari abashefugide niba ari iki, ariko icyo nzi nuko nabajije. Bakoze agasha gakomeye cyane. Nasomye amagambo avuga ngo Yesu igihe azaba atungutse ku bicu azavuga ngo nari nshonje urangaburiye. Ntabwo azavuga ngo wabwirije kangahe, waririmbye kangahe, nari nshonje urangaburiye, nari nambaye ubusa uranyambika, nari mu nzu y'imbohe ugeze ute. None mwakoze igikorwa cyiza, ariko ni wa mugabo w'Ikaruvali wakibakoresheje yakigeza akayo bamaze kumuturirimbira hano, ahinirwa amateka, wari umwambiza uruharwa ataha nanone ku bugingo buhoraho Yesu amaze kwinjira iwe. Murarike bene so, murarike imiryango yanyu, ejo muzaze mu materaniro tuganire iby'uriya mugabo. Mbese uriya mugabo ni mwiza, Imana ibahe umugisha. Rero mbabwira ijambo rimwe, ni ijambo riboneka muri Yohana, amagambo atubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo wiki kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bugeze bute. Imana izabarinde kurimbuka, ibahindurira amateka mabi, iduhindura ibyaremwe bishya mu izina rya Yesu. Turi hafi yo gutaha tukimugiri wacu aho tutazongera kubura abacu. Ubukonje tubusezeyeho buri wese afite inzu ye akongera guhangayika ukundi. Tube maso Gicaniro usenga ubudasiba amena. Tube maso ntiducogore, impano z'Imana dusubire ku gicaniro usenga ubudasiba amena. Ko hari byinshi mu isi bitubabariza ubuzima, inzara, indwara n'urupfu n'ibindi. Yesu naze nzabisezeraho maze nitere hejuru, maze urupfu n'ikunesha kwawe kurihe. Tube maso ambaye impano z'Imana dusubire ku gicaniro dusenga ubudasiba amena.
twambara intwaro z'Imana dusubire ku gicaniro dusenga ubudasiba amena tube maso ntiducogore twambara intwaro z'Imana dusubire ku gicaniro dusenga ubudasiba amena dusenga ubudasiba amena dusenga ubudasiba amena dusenga ubudasiba amena sinzasubira inyuma kuko wambereye inkoramutima wampinduriye amateka mabi maze mpinduka icyaremwe gishya impamagarahiye sinzasubira inyuma kuko wambereye inkoramutima wampinduriye amateka mabi maze mpinduka icyaremwe gishya uvuga muri rubanda aho nyuze hose bati nguwaraje ampindurira amateka mabi maze mpinduka icyaremwe gishya impamagarahiye sinzasubira inyuma kuko wambereye inkoramutima wampinduriye amateka mabi maze mpinduka icyaremwe gishya impamagarahiye sinzasubira inyuma kuko wambereye inkoramutima wampinduriye amateka mabi maze mpinduka icyaremwe gishya Zakayo wari ruvumwa muri rubanda wamuhinduriye amateka atuma umuntu wese ndambuye nabimuriha inshuro enye zose nimpamagarahiye sinzasubira inyuma kuko wambereye inkoramutima wampinduriye amateka mabi maze mpinduka icyaremwe gishya reka nguhe ihumure nshuti nta cyaha wakoze kirenze imbabazi ze nubwo wasayishije ndetse ukagera kure amaraso ya Yesu n'ukuri arahagije impamagarahiye sinzasubira inyuma kuko wambereye inkoramutima wampinduriye amateka mabi maze mpinduka icyaremwe gishya impamagarahiye sinzasubira inyuma kuko wambereye inkoramutima wampinduriye amateka mabi maze mpinduka icyaremwe gishya wampinduriye amateka mabi wampinduriye
amateka mabi maze mpinduka icyaremwe gishya. twese tuti byinshi mu buzima bikugerageza, urihangana urakomera, wabuze ibyawe byinshi wari ufite, abantu imitungo ishiraho, urakomera ukomeza gushimira Imana ibyigukorera, kuko byose ariyo yabiguhaye, ari nayo ibyisubije. duhore dushima dushima imvugo yacu izina ry'Imana rishimwe. Ehe yumva byose isumba byose, ntabwo igisinzira ikwitayeho, igutegeye amaboko yikorere, amaboko banucogore, ati izina ry'Imana rishimwe. Ehe irumva yishimwe, duhore dushima dushima imvugo yacu izina ry'Imana rishimwe. Ehe yumva byose isumba byose, ntabwo igisinzira ikwitayeho, igutegeye amaboko yikorere, amaboko banucogore, ati izina ry'Imana rishimwe. Ehe irumva rishimwe. Umugore wa Yobu nawe ati ihakane Imana yawe, kuko bikabije birenze imitungo bitugezeho, ndabona ari njyewe usigaye, niba urubyaro rwacu rushizeho ibyo dutunze. Inshuti icyo gihe Yobu yarafite ubwo zimushiraho, ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzapfa nacyonjaye. duhore dushima dushima imvugo yacu izina ry'Imana rishimwe. Ehe yumva byose isumba byose, ntabwo igisinzira ikwitayeho, igutegeye amaboko yikorere, amaboko banucogore, ati izina ry'Imana rishimwe. Ehe irumva rishimwe, duhore dushima dushima imvugo yacu izina ry'Imana rishimwe. Ehe yumva byose isumba byose, ntabwo igisinzira ikwitayeho, igutegeye amaboko yikorere, amaboko banucogore, ati izina ry'Imana rishimwe. Ehe irumva rishimwe. Acubura ku Mana yo mu ijuru, cyangwa ngo ayihakane, yaje gusubiza ibyo yarafite hamwe n'urubyaro rwe, ubu abikiwe ikamba ry'ubugingo iteka ryose. duhore dushima dushima imvugo yacu izina ry'Imana rishimwe. Ehe yumva byose isumba byose, ntabwo igisinzira ikwitayeho, igutegeye amaboko yikorere, amaboko banucogore, ati izina ry'Imana rishimwe. Ehe irumva rishimwe, duhore dushima dushima imvugo yacu izina ry'Imana rishimwe. Ehe yumva byose isumba byose, ntabwo igisinzira ikwitayeho, igutegeye amaboko yikorere, amaboko banucogore, ati izina ry'Imana rishimwe. Ehe irumva rishimwe, duhore dushima dushima imvugo yacu izina ry'Imana rishimwe. Ehe yumva byose isumba byose, ntabwo igisinzira ikwitayeho,